isezerero turaza kubona muri telefone. Nta kibazo mfite, muranga muricaye mumaze kunywa ibyayo mbatekeye ibirombe sinakubwira, numvise uri kurata ngo bakukurenga amasango meza. Ugiye kujya uducura n'ibyo twihaye. Wenda simbacyuriye, wenda aho ngaho ushobora kuba ugiye mu yindi etape ukazamuka ukarenga urwego naringezeho. None dore icyo nashaka kuvuga rero bosi, buretse kumanika amaboko urumva. Sheri karame mbona muzite mugore mwiza. neza neza cyane. Sha mba nkubwire, ni ukuri iyo nkubonye mbona ukiri wa wundi umwe wa kera nyirambagiza. Kuko ntabwo ujya uhinduka koko byaba ari byiza. we ntabwo ujya ubibona ukuntu ugenda uba mwiza, ahubwo uko iminsi igenda yicuma ariko ugenda uba mwiza. Yego rwose ni byiza cyane. so none ikindi kintu gukundira sheri wanjye, uzi ubwenge bwa bundi n'abandi bagore ntigeze mbonana muri iki gihugu. Urakoze mugabo wanjye. Nukuri pe. So ntatekerezaga ko ibyo bintu ujya ubibona. Sheri Mbese sheri kamubaziga ko mubanye uri kureba muri telefone ndaguhamagaye mu kanya suzi ko twari tumaze kuvugana Sheri. nyuma y'uko tumaze kuvugana nabona ngenda guhamagara. Ese wambuze? Nakubuze wari gushikira ko naguhamagara. Ndi kureba chat twaraye duchatinga nijoro. Ubwo ndebye nasanga ko urimo kureba chat. Nukuri pe. Siko nakubeshya. Tazagendesha serious. Ndikwereka se? Singo. Nene foto yana narebaga mwa. Oya, wese. so rero umugore mwiza, arakantu nashaka kukubwira. Ndabizi uzi ubwenge ugira impuhwe, kandi urumva ubwo twabaye umwe nta kintu ushobora gukora nakubwiye. Arambwira muteza ntabwo nakiriza ibintu byose tugomba kubyumvikanaho. akantu nateganyije kukubwira, numvaga nshaka ko kujya kuzana mama ngo abe ari hano hamwe natwe. none se mugabo mwiza, ko bizi ko kuva twatangira mama wawe atigeze ankunda na rimwe, uhora muzana muri uru rugo bishoboke? Ndabyumva ariko nawe by'abakecuru urabizi. wenda impamvu aba afite iriya myumvire ni uko aba ari kure yawe avuga ngo wenda ntago akubona ntagira gute, ariko ntekereza ko umunsi muzajya muba muri kumwe umunsi ku wundi azagenda agukunda. Kurwaza mama wawe biragoye muri uru rugo, kandi urabizi ko mama ararwaye pe. mama wawe aranyanga kuva kera, sinzi ko azagera muri uru rugo ngo bishoboke. Nzakwemeza bigenze Kandi rero mbambona nkazi. sinzabigenze kugira wemere kumukunda. Mbese kamubaza. Muri iyi minsi turi kwigira byiza cyane, hari cyo kibazo. Suza akazi nkora. Okay, nese ako kazi ukararamo ukakirirwamo ku buryo utagomba kumvikana. Urabizi akazi igihe ntahira sokizi. Igihe mba mfite office subuye kizi. Ndabizi. Ese gutubyirengagiza. Oya shiri reka nkubwire, muri iyi minsi mbamo yaranze ibintu byo kwikora. Nese ukora iki nyine umurukundo rwawe? Amhereka. Urabizi akazi k'ubuganga karagoye. Urumva? Subizi. Sheri mani yanjye ibyo ngibyo kubona umuganga ndabizi, ariko se ugomba nanjye kumbonera umwanya sibyo ukamvugisha. Basi se ngiye nkujyana ku kazi. Gira ubyemere. Tujye tujyana ku kazi. None ushaka muri. Ese Sheri nzabe ndi kwita ku murwayi, numpamagara mbe kuri uwo murwayi ngo hamagara. Wita. Igihe umaze kuvura uwo murwayi, urabizi ko utangaruka nkaguhamagara. Yego biratinda
ariko ndakuvugisha. Gusa wari uzi ko turahura Ese twavuganye kubwira abantu nari naho nari mbizi. Nakubwiye ko ari umurwayi ngiye kureba mu rugo, kuko hariya mu rugo twasezereye ngiye kureba uko ameze. ako ntabwo wari uzi ko duhurira hano. Ni bya bindi nyine wumva ya mitima ibikururana y'amaraso yahuye nyine. Cyumbabarira kweli. Ni ukuvuga ngo amaraso yanjye nawe byarakururanye cyane rwose. Sure. Ntubibona. Ntabwo mbibona neza ko ariko bimeze. Nzakora iki kugira ugende? Kubera ko ariko bimeze ntabwo wagakwiye kuzajya umara amasaha ngaho utamvugisha. Ese umara amasaha yose uri kuvura abantu ba Sheri, ndakumva. ndakwizeza ko nzakora icyo nshoboye cyose. Uzantega amatwi? Buri kimwe cyose nzakora. Uzakurikiza buri kimwe cyose? Yego. Nta kibazo. Kandi nzakora uko nshoboye kugira ngo mama kumva nagukunde. Izo ni inshingano zanjye ngomba gukora, sibyo? Mugabo mwiza, ndagukunda, urabizi kuva kera. Wow. Ntabwo nakwanga ko mama wawe aza. So, Ariko cyane. ukamba hafi. Urabizi neza yuko mama wawe nawe agukunda. Ntabwo bizashoboka ko atazajya ava iwanjye ngo aze agire ibyo akubwira. Bitazatuma asiga dusenyera hagati yanjye nawe. Zuba ryanjye, nanjye ndi mukuru. Ngomba gukora uko nshoboye byose nabikemura. Ari mama nkamugukundisha, ari nawe wowe ndabizi usanzwe umukunda. Yego. Ikintu nzi neza kandi nizeye Yego. nuko tuzabana nk'umuryango, Yego. tukabana neza kandi tukaba mu mahoro. Ndabizi neza ko mama azabyemera. Kuba mama nkunda nta kintu namusaba ngo cyane, sibyo? Nta kibazo, ndabigusezeranije. Ariko nawe umwisezeranye ntuzatatire isezerano. Mbo, urakoze cyane, umugore mwiza. Yego. Icyo ngukundira. Yego. Kandi nkora Yego. ibyo nsabye byose ngomba kubikora nkabishyira ku murongo. Nanjye ndagusezeranya byose ko bizagenda neza. Urakoze cyane. Yego. Imana igumigisha. Yego nawe. So rero ngiye gushaka ukuntu njya kumureba. Yego. Kuko yari amaze iminsi ambwira ko atameze neza, nanone kumurikira muri kiriya cyaro ari wenyine mba numva bitari kundyohera tu. Ntabwo biba byoroshye ariko nta kundi. Okay. Sa rero ubwo ugera twitegura. Ntacyo reka nanjye nsigare mbitegura. Ariko hari akantu nari nibagiye kugushimira. Ese wageze ku ivuriro ryacu? Wabonye uko biba bimeze? narabibonye ariko nyine birandambira. Sheri ujye wihangana nyine. Cheers, uzi ko hari igihe mba mbaye nkibaza ese mfite sheri cyane. Okay, kankwemerere byongeye kubikosora. Sheri buretse gato narabigarukaho biranambabaye, sibyo? Uziye mu kanya ndaguhamagaye, sibyo? Uranyihorera duhuye urimo kureba muri telefone, kandi nkuhamagaye wireba ibyo ari byo byose ko duhuye kureba muri telefone. Bishatse kuvuga iki? Ubwiye ko ari ifoto yawe nari ndi none si iyo foto igihe nkuhamagaye iyo uri kureba n'ifoto yanjye ntabwo ugomba guhita wihutira kunyitaba. ihise ivaho iracika. No sheri waretse gukomeza kumbeshya. Mbese urukumva ko naze kugufata mbishaka? Yego icyo nabona ni iki? Sheri kutangiye guhinduka. Sheri ntabwo n'inzu uri guhinduka ahubwo we muri iyi minsi y'ukuntu mwiza.
uri guhinduka nkabona nyine ntazi kumenya. none reka nkubwire kino kintu niwe nkunda urumva nta wundi mukobwa uri mu mutima wanjye nta n'undi muntu nzigira nkunda atari wowe uravuga ishuri ukuntu ukuri kuvuye mu mutima wanjye umutima ugukunda ngiye neza bazi urumva niko kuri kose ndi kuvuga kuvuye mu mutima wanjye ndagiye kandi ndakwizeza ko ntazongera ibyo bintu uri kumbwira ubihagazeho neza ntabwo ejo bundi ntabwo sinzi ukuntu mba mbona bimeze 150 rwose ndihagaze sure kandi ndamukunda ubwo wakuzanse uzagusiga njyewe ntusiga njyewe kuko hari igihe uza ukabona wahindutse wahindutse gute ugashaka impamvu za hato na hato oya ntabwo ari impamvu ariko minsi izihe mpamvu mba ndi gushaka sibyo njye kubera ko hari nk'ibyo mba ndi kukubwira kandi ugasanga nyine biragaragara sibyo hari icyo nyine mba ngomba kukubaza impamvu byagenze gutya nyine mba ngomba kubikubaza ndabyumva izo mpamvu ntabwo zabura gusa ndaje mbikosora kugira ngo umwanya uhagije sibyo sawa reka tugende njyewe se ndajyana nawe ugiye kureba umurwayi nanjye narinjiye ugiye ko nari mvuye kureba umurwayi ugiye seri nawe ari kuba wangotesheje ugiye kureba uvuyeyo okay nanjye nishe ko tuzahora ryarira navuze ko numvise numva ntabwo twajyana mu rugo seri oya ntabwo naba niteguye tuzabipanga umusozi sibyo nta kibazo bityo wamufatiranye nta kibazo ngansezererwa turaza kubona icyo kunywa seri bayi gushimira uzi ubwenge uraruzi ngo ujye kugura isaha isa n'udushanete twawe nzakugurira n'utundi twiza ngukunda kuba umugore mwiza niyo mpamvu urakoze tugomba kubana akaramata ibi ni byiza tukabicamo uko byagenda kose imiyaga n'inkubiri zose tukabinyuramo neza njye nawe nidufatana ukuboko nidufatana ikiganza nta muntu uzigera dutandukanye imana izatuba hafi murakoze cyane so rero kamengiye shere wanjye sibyo nta mukanya nanjye reka nsigare mbategurira uretse kugera hari kurasetse kamiri negera amazuba yawe da nta kibazo mfite muranga muricaye mumaze kunywa ibyayo mbatekeye ibirombe sinakubwira numvaze uri kurata ngo bakurenga amasango meza ngiye kujya uducyurira n'ibyo twihaye wenda simbacyure wenda aho ngaho ushobora kuba ugiye mu yindi etape ukazamuka ukarenga urwego nari ngezeho none dore icyo nashaka kuvuga rero bosi uretse kumanika amaboko urumva urabyibuka yuko ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri n'ukwa gatatu n'ukwa kane n'ukwa gatatu konyine mutaramemba rero iyo mwicanga muri kurata ngo bakurenga amasanga asa n'ibirombe ngo by'izuba ryawe nsigaye njya kuvuga nganira n'umugore wanjye wenda ushobora kuba ugize ngo ni ibindi bindi ariko ndi kukwishyuza bose ahubwo kamiri ndamaze gukabya ni ukuvuga ngo tuba twicaye twumviriza soni oya ntabona ndi kubumva wenda unyuze wariya gutyo ariya mugabo none se ubundi ugeze dusaba amafaranga twanga kuyavuga ko wakomeje uvuga ngo bakubikire none reka nkubaze ejo bundi ntabwo ari wowe uri kumbwira ngo nunamye ngo ubona ngo bogisi yanjye ngo yacitse umukabo none uko ubizi nagura iki mutari kuwumenya kamiri nkwirukane aya wenda kunyirukana byo ntabwo aribyo narinje kuvuga ahangaha dore ikintu narinje kuvuga ni iki ngiki rero bosi wenda nakwanduza sibyo mwagerageje pasi mukamu kwezi kumwe reka ngwe gasupu ya nyuma sibyo
amafaranga wenda yaguha sibyo kuba ntarayaguhaye urabizi neza uburyo wifata ufusha amafaranga ubusa ugira gute ntabwo nyakwiriye kubera ko niwe wavuze ngo tumubikire rega wizamura umujinya mugabo mwiza yarambwiye ngo tujye tuyamubikira ariko musaba ko igihe azayakenerera azadutegura wenda reka twe kuzamukira hejuru twese none ngo barakwambuye uyu ntabwo munyambuye ariko mujye mwibuka ko nanabishatse nabaroga mugapfa wenda simuze ngo nzakuroga wenda wa utari waseka sibyo simuze ngo nakuroga ariko mvuze ko wamfashije ukajya guhiga amafaranga ya Kamili ndataratumara kuneza Kamili umva nkubwire ushaka amafaranga ngahe kuri kurakara ushaka amafaranga ngahe yose urashaka ajya mu 25 bibaye 75 yego ushaka yose urayashaka ushaka ngahe mbwira yose urayashaka cyangwa umbwire ushaka Jiwe ndano mami 10 25 uyu mungu noneho nawe ndumva ibyo bitoroshye none se ntabwo uzi gusubiza kuba ngo aya mafaranga 30 aba ari ikoresha bazi kiriho 5 ngoro 2 na 3 na 2 Kamili ndavuze ngo ngiye kuguha 30 aba ari ikoresha ndi nzayaguha kandi nabwo ugomba kumenya ibyo ugiye gukoresha amafaranga ntabwo ubona ko Kamili ndashaka kugusetsa oya ntabwo ari kumusita ariko nimvuga ngo ejo ntabwo wambaye ngo boza ngo yaratwitse ngo uri kuvuga ubuse Kamili boxer yawe koko ihuriye na Prince undi Kamili nimba nayigura icyo mutari kumemba kandi bayakwemereye Kamili wigeze unyaka amafaranga ndayakwiriye ntabwo nayakwatse ako nawe urabibona ko akenewe Okay, go to some nawe uri kubona ko umusatsi wanyereye kugukereza ugenda umushakire ayo ngayo kandi nanone wenda reka mbigira kandi kantu si ukubinjira mu buzima ariko ibintu byo kwicara ngaha mu ntebe muzi neza ko ndi hariya mukaganira ibintu by'amazuba munabizi neza yuko Claudine wanjye yanyanze biba biri kunjya umutima biba biri kumbabaza ndabinginze sibyo none se tugufashe iki kugira ngo kugira mu cyumba aho ngaho bavugira ibintu by'amazuba ahubwo ntuzongere kujya uza hafi ya sara nari nikoze ujya mu gikaru Kamili uzi ikintu kiri kumbabaza ndagukunda ariko ikintu kiri kumbabaza Jomva nuko mu mafaranga yanjye icyo nzi ni ntayabona ngica umuntu ndayaguha